Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze kugaragaza impungenge mbese zimeze nko kwishinganisha. Donald Trump amaze kwishinganisha kuko afite impungenge z'uko Iran igiye kumwica cyangwa se akanya kariko kose bashobora kumwica. Trump amaze kugaragaza impungenge ndetse ahita anatangaza icyo twakita nko kwishinganisha, agaragaza icyo Iran bazayikorera mu gihe cyari cyo cyose yaba hari ikimubayeho cyose cyangwa se abyegiye yaba amaze kwicwa. Ibyo ni ibintu bikorwa n'umuntu ufite icyizere cyangwa se ufite ubwoba ko akanya kariko kose bashobora kumwica, cyangwa se abantu bavuze ngo bagiye kumwica bashobora kubigeraho babigeraho. Ariyo mpamvu Donald Trump muri kano kanya amaze kwishinganisha. Mbere yuko twinjira mu byo Donald Trump yatangaje, mu gihugu cya Iran guhera ku munsi w'ejo n'uyu munsi abaturage ba Iran bari mu myigaragambyo, bari mu mihanda, bafite amadrapo y'umutuku asobanuye nk'amaraso n'ibindi bijyanye n'amadini yabo. Bafite ibyapa byinshi byanditseho ngo perezida wa Amerika Donald Trump agomba gupfa cyangwa se mutwicire perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbega n'imyigaragambyo iri gukorwa n'abaturage ba Iran, amamiliyoni n'amamiliyoni mu mihanda, irasaba leta yabo, basaba igisirikare cy'impinduramatwara cya Iran, bavuga ngo babafashe, babwira umuyobozi w'ikirenga wa Iran bamusaba ngo mudufashe mutwicire perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, duhorere bene wacu bapfuye n'abayobozi bacu bishwe, ndetse na Khamenei wapfiriye muri izi ntambara. Abaturage n'imyigaragambyo myinshi cyane, ngira ngo murabyumva, imyigaragambyo y'abaturage nyine iba iri kuoninga cyangwa se iri guhamagara ubuyobozi kugira ngo batege amatwi babumve. Umuhungu n'ubundi wa Khamenei, uyu muyobozi w'ikirenga wa Iran muri aka kanya yahise asohora inyandiko, ndetse hanasohotse kuri uyu munsi hasohotse indi foto y'inshyashya nyuma y'igihe kinini tutazi ngo ameze gute, aherereye he. Hagaragaye indi foto y'inshyashya imugaragaza ko ashobora kuba ameze neza, byandi twategerezaga ko isura ye ngo yaba yarangiritse burundu, bishobora kuba ibyo bintu atari byo. Mujtaba Khamenei nyuma y'uko abaturage ba Iran bigaragambije cyane bavuga bati ubuyobozi bwacu nibudufashe duhorere urupfu rw'abayobozi bacu bishwe na Donald Trump, yasohoye inyandiko ivuga ngo ubuyobozi bwacu bwiyemeje kuzahorera, ati amaraso yanyu yera, amaraso y'abapfiriye igihugu cyacu twiyemeje kuzayahorera nta kabuza. Ngo muri izi ntambara uko ari ebyiri badushoweho, abo bicanyi, abo bagizi ba nabi, bateye ubwoba, tugomba kubica natwe cyangwa se tugomba kwihorera kuri bo. Yarengejeho amagambo mu nyandiko yasohoye avuga ngo uko guhora tugiye gukora nk'igihugu cya Iran ni ubusabe bw'abaturage, ni ubusabe bw'igihugu cyacu cya Iran. Ati ndetse ikiruta byose uko guhora cyangwa se ubwo busabe bw'abaturage bugomba gushyirwa mu bikorwa. Iyi niyo nyandiko ya mbere uyu Ayatollah Mujtaba Khamenei yasohoye nyuma y'uko papa wamaze gushyingurwa. Yayisohoye muri iki gitondo cy'uyu munsi nyuma y'imyigaragambyo yari kuba, ndetse arenzaho amagambo avuga ngo kandi kuba tugiye guhorera urupfu rw'abantu bacu, ngo niyo nge napfa ntabwo uko guhora kwaba guhagaze, ngo ndetse niyo hapfa abandi bayobozi muri guverinoma yacu, ngo ntabwo uko guhora kwaba guhagaze. Mbega uyu Khamenei ni nko kuvuga ati Donald Trump wenda n'ubuyobozi bwe cyangwa se n'abandi dushaka kwihoreraho bashobora kumva ko ari nge watangaje ko tuzihorera, bagahita banyica, bakica yenda n'abandi bayobozi bamwe, atariko niyo napfa iyo gahunda yo guhorera izakomeza ntigahagarare, hazaza n'abandi nyuma yanjye bayikore. Kandi koko twamaze kubibona ko muri Iran iyo biyemeje gukora ikintu cyangwa se barashyizeho umurongo ngenderwaho, ubwo niyo waza ukica abahari, aba basimbuye baza bakomeza kuri ya systeme yari isanzwe yubatswe kugira ngo ibyo bintu bizashyirwe mu bikorwa. Donald Trump amaze gufata ayo magambo ntabwo yafashe nk'ibintu by'imikino, ngo kuko ibyo ni ibintu nawe yaramaze iminsi azi. Iki gihugu cya Israel nacyo kimaze kumuhereza nyuma kimaze kumuha amakuru ahagije yuko ngo n'ubushize bari bagiye kumwica, mbwiye ko Iran ifite umupango mushya wo kumwica. Ibi byaje kugaragara rero kuri Donald Trump ubwo yari ari mu ndege. Umunyamakuru yamubajije amubaza muri ubu buryo. Umunyamakuru yabajije Donald Trump aramubaza ngo ese amakuru avugwa ko ngo Israel yakuburiye ko Iran ishaka kukwica urayavugaho iki? Donald Trump yasubije ngo maze igihe kinini ndi kuri liste n'ubundi y'abantu bagomba kwicwa na Iran. Ati ibyo rero nibyo turi kwitaho muri kano kanya. Ati ariko nanjye namaze gusiga amabwiriza ku buryo Iran iramutse inyishe, igihugu cyanjye gifite amabwiriza kizahita kigenderaho kugira ngo gihorere urupfu rwanjye. Uwo ni Donald Trump. Donald Trump yabwiye itangazamakuru ngo mu gihe hagira ikintu kimbaho cyangwa se Iran iramutse inyishe cyangwa se mpfuye,
ubwo bizahita bishyirwa kuri Iran kuko yavuze ngo igomba guhora. Ubwo niko bigomba kugenda. Ati nasize amabwiriza y'igisirikare cyanjye ko bagomba kuzahita baturitsa cya gihugu cya Iran, bakabaturitsa mu buryo batigeze babonana. Igihugu cya Iran mu buryo batigeze babonana mbere. Ayo ni amagambo Donald Trump yabwiye umunyamakuru. Amaze gusubiza amagambo umunyamakuru yagiye ku rubuga rwe rwa Twitter yandikamo aya magambo tugiye kunyuzamo amaso. Donald Trump yatangaje amagambo abantu benshi bakomeje kwibazaho cyane. Bisa naho Donald Trump yahise agira ubwoba akimara kumva ubutasi yahawe na Israel, akimara kubona ibiri kubera muri Iran, bavuga abaturage bigaragambye bavuga ati Trump agomba gupfa. Amaze kumva amagambo Khamenei yavuze bavuga bati tugomba kwihorera ku bantu batwiciye, ahita avuga ati misiri 1000 zose zamaze gutegurwa, zashyizwe mu mwanya wazo kugira ngo ziraswe, kandi zizaraswa zerekezwa kuri leta ya Kisilamu ya Iran. Ngo hari n'izindi misiri 1000 zateguwe ko izi 1000 nizimara kuraswa kuri Iran, ngo izo misiri zindi 1000 zizahita zikurikiraho nazo zikaraswa kuri Iran. Ngo ibyo rero bizakorwa ryari? Ngo bizakorwa mu gihe guverinoma ya Iran izashyira mu bikorwa ibikorwa byayo by'iterabwoba byo kwica perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uriho muri kano kanya, ari we njyewe, nk'uko bakomeje kugenda babivuga hirya no hino ku isi. Trump ati ni muri urwo rwego rero, ati nge nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashaka kwica, nanjye natanze amabwiriza cyangwa se nasize amabwiriza, ubwo ni nko kuyasiga mu nyandiko kwa kundi uvuga ati hagize ikimbaho namwe muzakora ibi. Trump yakomeje mu nyandiko yagira ati nasize amabwiriza yamaze gutangwa ko nindamuka mpfuye ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ziri tayari ndetse zifite n'ubushake ndetse ngo bafite n'ubushobozi bwo kuzahita ngo bamara umwaka wose bari kurasa Iran, umwaka wose ngo ndetse ngo unashobora kwiyongera. Ngo Amerika aka kantu nshaka ko mukumva mwitonze. Donald Trump ngo yasize amabwiriza ari kubwira Iran nyine ari gupanga kumwica. Ati Trump aravuze ngo Amerika, ingabo za Amerika zahawe amabwiriza ko Trump aramutse apfuye ngo igisirikare cya Amerika gishobora kumara umwaka ndetse ushobora no kongerwa bari kurasa kuri Iran mu gihe kingana n'umwaka ndetse ushobora no kuzongerwa. Ngo iby'ingabo za Amerika zizabukora kugira ngo basenye burundu, niryo jambo yakoresheje, ngo nukurimbura burundu ibice byose cyangwa se intara zose zigize Iran. Arangije akoresha ijambo rivuga ngo Allah Akbar. Uwe yari Perezida Donald Trump. Ayo ni amagambo Donald Trump yasize. Hari rero abandi bantu basesengura ibya politike bavuga bati ikibazo kirimo hano rero ni kimwe. Nimba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ngo hagize ikiba kuri Trump aramutse apfuye ashobora no kubyuka rega umuntu akaza akamurasa wundi utandukanye na Iran, ariko buriyo wagiye kwishinganisha no muri polisi njya mbibona cyangwa se inzego zibishinzwe, iyo wagiye kwishinganisha ati ngewe mfitanye ikibazo n'umuntu nindamuka ngize icyo mbaye nawe muzabibaza uwo muntu yagiye no ku karubanda avuga ko azangirira nabi, uwo muntu atashye agahura n'undi murara badafitanye ikibazo akamwica, wowe batanze w'izina ryawe ari ryo ari we baheraho. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo Donald Trump yamaze kwishinganisha. Hagize ikiba kuri Trump agapfa, kuriya twagiye tubona abantu benshi bagiye bagerageza kumurasa mu bihe bitandukanye ndetse batamwishimiye badashaka politike ye, ubu byamaze guhinduka. Trump aramutse arashwe n'undi wese utazwi agapfa, wenda atari na Iran itari yanabona n'ubushobozi bwo kubikora ariko ubwo bushake barabufite, ni ukuvuga ngo Iran izahita iterwa ho ndetse itangire guhanwa n'igisirikare cya Amerika bagicaneho umuriro udasanzwe, niko Donald Trump yasize avuze. Hari abantu rero benshi bakomeje kuvuga ngo Donald Trump tumuzi nk'umuntu wifuza ko yakomeza kuguma mu ntambara, wifuza ko Donald Trump yaguma muri iyi ntambara, yakomeje kubafasha kurasa Iran, none Trump ameze nk'uwagiye abivamo. Ate so umuntu waramutse agize ubushake akavuga atari ko uriya mugabo avuyeho, cyangwa se nawe ubwe akaba yagirwa inama yo kuvuga ati genda ube witsimbye ube wihishe, ibikuranga bihindurwe ku buryo nta muntu uzamenye ko hari, bijya bibaho bakavuga ati umuntu yapfuye ariko akiri muzima mu rwego rwo kugira ngo ahantu runaka hahita hashyirwa mu makosa ngo nibo bamwishe ahantu hakatakwa. Ibyo nabyo barabitekereza. Ese birashoboka ko byabaho? Gusa ngo igishobora kuba nuko Iran Trump agize cyangwa muri kano kanya
leta zunze ubumwe zamaze gutangaza ko bazamara umwaka baturitsa Irani bayirasa amanywa nijoro, ndetse uwo mwaka ngo ushobora kuzongerwa mu rwego rwo kugira ngo barimbure Irani neza burundu. Abenshi bakomeje kwibaza ngo kubera iki Trump yagendeye kuri ubu butasi ngo yahawe n'igihugu cya Israel ngo itangaza ko hari amakuru bumvishe avuga ko ngo Irani iri gupanga umupango mushya wo kwica Donald Trump cyangwa se wo guhorera urupfu rw'abayobozi babo bapfuye. Hakaba abandi bantu ngo bazi ibintu by'idini cyane bavuga ngo Irani nta na rimwe yigeze mu buzima bwayo yohereza igisirikare cyabo ngo kijye kwica ngo bajye kwica umuyobozi wo hanze w'igihugu cyabo. Ntabwo Irani ngo ijye bikora kuva muri 79 bafata ubuyobozi. Ndetse ngo hari ubusobanuro buvuga ko iyo Irani ivuze ngo tugiye guhorera abacu bapfuye, ngo akenshi baba batavuze ngo bagiye kohereza umwicanyi ajye kwica umuntu, ngo ahubwo hari igihe bisobanuye bishingiye ku idini ryabo, bisobanuye gukora cyane, gushaka ubutabera muri bo, atari ukuvuga ngo kujya kwica umuntu, ndetse no kwiteza imbere kurushaho, ngo akaba ari byo bica ngo ni uguhora. Biba bimeze nk'igitambo bagiye gutamba cyo gukora cyane, kumera neza kurusha uko bari bameze, no gushaka ubutabera, ariko ngo bitavuze ngo bagiye kumena amaraso y'undi muntu. Twebwe ngo tukaba twabyumvishe nabi. Abo ni abazi ngo iby'idini cyane ry'abashiya, ariko mu bigaragambyo baravuga ati mwice perezida wa Amerika, abandi bakigaragambya bavuga bati amaraso ameneke, Mujtaba Khamenei nawe akavuga ati tugomba rwose kwihorera kuri abo bose bisha abayobozi bacu bamenye amaraso y'inzirakarengane zacu. Ati kandi abo ngabo uza kwisonga ni perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika. Gusa Trump nawe ikintu yakoze nicyo, nimba koko yishinganishije kuri izo nzego, bameze nk'ukumiriye abantu bashobora kuba bakwica cyangwa se bashaka kukwica, kuko mbere na mbere Mujtaba Khamenei uyu ayatora uriho muri Irani muri aka kanya ni umuntu bizwi ko ngo ari umurakare no kurusha papa we. N'imvugo akoresha yari kwandika nk'uko aba yasohoye inyandiko, ubona ko itarimo ikintu cya politike cyane. Buriya abanyepolitike bafite ukuntu bandika, niyo yaba yarakaye ukabona harimo akantu ko gutwara ibintu gake kandi ari bunabikore cyane. Uyu we niyo ari kwandika cyangwa se ari kuvuga mu nyandiko yagiye asohora, Mujtaba Khamenei agenda ubona ko harimo akantu k'uburakari bwinshi cyane, cyangwa se ko kwerura cyane, ubona ko nyine atari umuntu wo ushaka gushyiraho utuntu two kurenzaho cyane. Ibyo ngibyo rero ukibuka ko nanone uyu Mujtaba Khamenei uriho muri aka kanya, papa we yarishwe muri ibi bitero, ndetse abo mu muryango we barishwe, kuko papa wapfa buriya n'umwuzukuru wa papa we w'umwaka umwe n'amezi makeya muri ibi bitero muri uriya muryango we. Bikaba n'ubundi byakongera umujinya kuri uyu ayatora uriho wo kuba rwose yashyira imbaraga mu rwego rwo kugira ngo bice perezida wa Donald Trump. Perezida Donald Trump buri igihugu cyateguye kukwica igihugu aba ari ikintu gikomeye cyane. Ikindi kandi Donald Trump arabizi ko iki gihugu cya Iran ari igihugu cy'abanyabwenge, igihugu gitegura. Unakurikije urugamba barwanye n'iki byaguha isomo, cyangwa se unakurikiye amateka y'aba bantu y'aba bagabo bo muri Iran, cyangwa se abatwita ngo ni abaperisi, usanga n'ubundi ari abantu b'abahanga cyane kandi bazi ibyo bakora. Igihugu rero kuba cyategura tuti tuzashaka ko twica perezida w'igihugu, ibyo ni ibintu byoroshye cyane kuri bo, akanya kariko kose byabaho, kuko nta kintu kinanira ifaranga cyangwa se wateguye neza. Trump rero ashobora kuba yabibonye akavuga ati aba bantu bazanyica, cyangwa se aba bantu ba Iran bashobora kuzampitana, agahita avuga ati reka nanjye nshyireho ingamba z'ubwirinzi, hanyuma ndinde ubuzima bwanjye. Agahita atangaza byihuse. Buriya nta muntu ujya upfa gutinza amakuru cyangwa se avuga ngo bazanyica. Ibyo bintu ugomba kubyitondera. Trump nawe yashyiraho ingamba z'ubwirinzi, aravuga ati namaze gutegura, nasize amabwiriza. Buriya perezida ashobora gusiga amabwiriza ukavuga uti nimpfa muzahite mukora iki kintu cy'ingenzi, azaba ari byo muzakora, kandi icyo kintu koko kigakorwa. Trump rero nawe yasavuga ati mu ngamba nahise nshyiraho nahise mvuga nti nindamuka mpfuye igisirikare cyanjye kigomba guhita gihitana abantu. Bamaze gushyira intwaro za misile zigera ku 1000 zashya, ndetse bakongeraho n'izindi, ku buryo umwaka ushobora gushira ndetse kandi ukaba wanakongerwa, bari guturitsa buri gace kose kagize Iran mu rwego rwo kugira ngo bayikore mu nzira bya burundu. Ngira ngo icyo ni ikintu gishobora kuba cyatuma Iran igenda gake cyangwa se kavuga iti reka turekeraho, niba twari dufite n'umugambi wo kwica Donald Trump tubigendemo gake. Gusa nanone nkwibutsa ko intambara bari bamazemo amezi menshi, Iran n'ubundi bayirasheho
muri uwo mubare amamisiri arenga 1000 n'ubundi, ariko n'ubundi muri aka kanya iracyahagaze. Turakurikirana rero mpaka turebe ngo biri kujya hehe, biraza kugarukira he. Turakomeza kubarebera uko biri kugenda, ndetse tushaka kureba ngo turebe biri buze kugenda bite. Niba Donald Trump yamaze kuvuga ibi bintu, yamaze kwishinganisha akikangamo agasiga amabwiriza avuga ati yagize